nk'uko n'ubundi ukiri umusore abantu bose utabakiraga ngo uvuge uti ngiye ndi hariya abakobwa bose n'abanjye cyangwa se ndi open ku bakobwa bose, nk'uko n'umukobwa atari hariya ngo avuge ngo abasore bose na wa wundi wa hariya ngo uvuge ngo nako ugiye gushaka, nk'uko hari ukuntu ushobora kuvuga uti uyu munsi ntago nafashe icyemezo nkwiye guhangana n'ibyo bintu bindi biri imbere, nkwiye kugira imyitwarire nkahitamo kukubona muri mu modoka mutavugana mugiye mu kazi muri abantu bavuye mu rugo rumwe mwarashakanye, kubabona umwe yarafashe icyumba cye undi ari muri salo undi muhurira ku meza mutavugana, nibyo bishimisha Satani. Kubabona museka mwishimye mwasohotse musangira ntago bimushimisha. Niba yamukunze amarangamutima ataramwiyumvamo urumva twabana gute? Ese nongeye kubaha ikaze mu kiganiro, turacyari kuganira ku bijyanye n'umuryango, turacyari kumwe na Mama Cecile. Reka turebe kuri iki kintu. Hari ubwo usanga abantu bahitanamo bagateretana bagashakana, bahagera mu rugo bamaze kubana ukwezi kumwe, amezi abiri, amezi atatu, ugasanga batangiye kureba bakavuga ati banza narahisemo nabi, ndabona atakinyuze, akagenda yahora n'undi mukobwa akabona niwe mwiza kuruta umugore we, cyangwa se umusore akabona umukobwa akabona umusore akavuga ati uriya niwe mwiza kuruta umugabo wanjye. Ese icyo kintu giterwa n'iki ko hari igihe usanga nacyo kiba intandaro yo gusenyuka kw'ingo? Urakoze cyane. Aho ngaho wakwibaza ngo abantu bagiye gushakana ubundi mbere byari bimeze gute? Ntago wenda nzi ngo ni igihe runaka gishobora gushira umuntu akumva yamuhararutswe cyangwa se yamuretse, ahubwo urabanza ukareba urugo rwanyu mujya kurutangira rwatangiriye kuki, kuko abantu baravuga ngo umwana apfa mu iteruro. Yego. Kandi ngo sinibuka undi mugani wundi uvuga ngo gusiza hari ibintu ngibyo akaburiye mwisiza ntikaboneka musakara. Nikabonekera urakoze cyane na rimwe bagiye uvuga ibyo gusiza. Akaburiye mwisiza utangira inzu, usiza inzu uyubaka muri fondation, ntutekereze ko inzu uzayibona ibikomere cyangwa se ihagarare neza mu gusakara, cyangwa se inguni utashyizemo neza urimo kwisiza hasi muri fondation uzayibonera. Rero icyo navuga ku bijyanye n'ibyo bintu bijya bibaho ni itangira ry'umuryango, ni itangira ry'urugo. Mwahuriye hehe? Uyu mugore wawe ufite murimo gutandukana cyangwa se mutumvikana, mwahuriye he? Ntabwo mvuze ko buri gihe cyose abantu batandukana ari uko mwisiza biba bitaragenze neza. Hari abo biba byaragenze neza ariko bikageraho bigahinduka, hakaza impamvu runaka zishobora gutuma urugo rusenyuka. Ariko ahanini kenshi, reka mvuge ngo kenshi, biterwa n'uko isiza ryageze cyangwa se hahandi mwiterura, hahandi wa mwana ari hasi, umurera akiri hasi. Rero hari abantu bahura bafite impamvu yatumye wubaka urugo n'uwo mugore. Yari impamvu yo kubaka ngo mwubaka mukore umuryango, muzasazane cyangwa se muzabyarane, abe papa w'abana bawe, abe mama w'abana bawe, cyangwa hari izindi mpamvu zari zihari, kandi izo mpamvu zari zifite umwanya munini cyane mu rugo rwawe. Rero bishatse kuvuga ngo niba hari izindi mpamvu zari zihari atari zo kubaka, n'ubundi uriya muntu uzamubona nk'abandi, uzamubona nk'undi mu gihe gitoya. Urumva hari iz'ubusho amafaranga, hari igihe umuntu akubwira ati uyu munsi rwose niba uriya musore ngiye nkurikiye amafaranga, ntabwo ari we nshaka, bivuga ngo ntabwo uriya umusore ari gushaka, urashaka amafaranga. Uriya mugore ntabwo ari we ngiye gushaka. Urumva hari umwana w'umusore ushobora kureba umukobwa cyangwa se n'umugore mukuru wenda umufitiye amafaranga akavuga ati giye uriya mugore ndamushaka amafaranga, ngende ndyoye mu mafaranga ye, ejo nzishakira udukobwa tungana nanjye niba yaramushatse ari mukuru. Urwo rugo ntabwo ari urugo ruba rugiye kubaho. Umukobwa nawe hari igihe avuga ati uyu mugabo cyangwa se uyu musore ndamushatse ariko rifitiye wenda abandi twari dusanzwe ducuditse nkunda bandi ku mutima. Rero mu by'ukuri icyo nashaka kugarukaho nuko fondoma cyangwa se intangiriro y'urugo y'umuryango ni urukundo. N'uwo muntu ukamukunda, ukavuga uti uyu muntu ndumva mukunze, kandi wenda hari n'igihe wanashavuga uti si uyu muntu namukundiye, namuhisemo ndumva amarangamutima yanjye yaramuhisemo, ndumva naramuhisemo uko byagenda kose, ndumva naramuhisemo
nkumva ko agomba kugira hari wenda ikibazo kijya kibaho aho navuze ko atari buri munsi bitewe n'intangiro yawe. Hari igihe ushobora kuhaguruka, nacyo kibazo kijya kibaho, ugahaguruka uvuga uti ngiye kubaka, ariko mugenzi wawe ataje kubaka, we hari ibindi afite. Ariko ndatekereza ko abantu biba bahagurutse ari babiri bagiye kubaka, nubwo bahura n'ibintu bikomeye, yamukunze avuga ati ngiye kubaka, ndamukunda kandi numva nzabana nawe, ndumva iyo ari umugore mpisemo, mu by'ukuri barubaka. Ariko iyo umwe yahagurutse agiye kubaka undi afite ibindi na Bibiliya iravuga ngo cyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore wa karamata. Iyo hari ibintu utasize, iyo hari ibindi bintu ufite mu mutwe, ngo ugende ugiye kubana n'uriya muntu neza kugira ngo mubane. Niyo mpamvu rero ugera hahandi bavugaga umuntu akakureba akavuga ati sundi wowe ntago ari we n'ubundi nayo nkwiye kubana na ubundi si unaguhisemo gute. Ayo magambo abantu benshi barayabwiye mu ngo zabo, abantu benshi bababwiye amagambo ababaje plutôt, ateye agahinda, cyangwa se mvuge ngo abantu barahohotewe, babwiwe amagambo abapfobya, abasuzuguza, kubera ko abo bashakanye bamaze kubahararukwa, bamaze kubatera icyizere, bamaze kubareka. Rero iyi ngingo irakomeye kandi ni ngombwa wenda abantu bayivugaho umunsi munini cyane, kuko ni ikintu gikomeye. Impamvu ngiye gushaka ni iyihe, impamvu numva ngiye guhita umpisemo kanaka ni iyihe. Naho kuvuga ngo ejo yamuhararutswe ni amarangamutima. Ubundi gukunda, niba yamukunze amarangamutima atanamwiyumvamo, ubundi wumva twabana gute? Ariko ukiri aho ngaho hari ubwo usanga abantu barakundanye, bamara kubana ugasanga bari kuvuga ati uko yankundaga amarangamutima yaramfitiye mbona byaragabanyutse, mbona nta bigihari, wankoraga mbona nta bigihari. Ugasanga aratekereza ko nyine nta rukundo rugihari, atakimukunda, kandi ibyo nabyo ugasanga bizanye amakimbirane. None ubwo nabwo biba byarapfiriye muri iyo fondasiyo. Aho ngaho mu by'ukuri urukundo ni iki? Urukundo rimwe na rimwe ni ibimenyetso. Hari kugira ngo umuntu amenye ko agukunda, hari kubikubwira, hari no kubigira ibintu akora bikwereka ko agukunda, agutekereza, muri kumwe. Na wa wundi ubivuga gutyo uvuga ko abona ko atakimukunda, nuko hari ibyagabanutse yamukoreraga, hari ibimenyetso nyine bimwereka ko atagikunzwe. Rero ibyo ngibyo bigaragaza ko umuntu agukunze cyangwa agize. Hari igihe umuntu ashobora kuba atanakwanze, ariko kubera wenda muri kumwe mu rugo murasangira, hari ibintu byinshi ashobora kuvuga ati uyu munsi simbikora cyangwa se sinkibikora kuko turi kumwe. Wenda abantu kera, wenda uyu munsi abantu bari ku matelefone barakundana, telefone, WhatsApp, ibiki byose, gusanga basa naho n'ubundi bari kumwe. Ariko amatelefone ataraza abantu barakundanaga, uturetre, guhamagarana, WhatsApp zitaraza, ari kuri telefone gusa, ukumva ukeneye kumureba kubera urukundo. Wamara kumugeza mu rugo ukumva nyine ntuse ko muri kumwe biragenda gute, cyangwa se hari izindi nshingano. Hari n'abavuga ngo niba ari umugabo wateretaga abagabo, kenshi niba usanga bahaguruka agatereta umwana w'umusore, akumva ngo niba yamaze ni igikorwa arimo gukora, ni umurimo ashyizeho amaboko, arimo arabikorana n'imbaraga ze zose n'ubwenge bwe, ni igitekerezo afite, ni ikintu kimuri mu mutwe. Ejo namara kugikora akaba yakugesheje mu rugo, azumva ko icyo gikorwa yakirangije, aba yagutsindiye. Simbizi wenda niba kuvuga ngo yagutsinda cyangwa byesira igikorwa cyaba yakira ariko ntago ariko byakabaye. Urumva mbere yakiri mu gikorwa hari ubwo avuga twenda, hari ushaka kuza ku ruhande akaba yanankuramo, agatereka nshyiremo imbaraga zanjye zose. Icyo navuga wenda byo gutekereza n'abandi ku ruhande, hari gishobora kubitekereza, ahubwo no kuvuga ngo kiriya kintu bashyizeho imbaraga aba yumva ashaka kugikora kandi kigatsinda cyangwa se agatsinda. Rero iyo amaze kuvuga ati wenda umugore ari mu rugo, akenshi abadamu nitwe turekara mu rwo rukundo iyo abantu bageze mu rugo, akavuga ati gute atakimbwira twatugambo, yumva yarabikoze. Ubwo ahita ajya, hariho abavuga ngo ahita ajya gushaka amafaranga yo kuzatunga umugore n'abana bazavuka, ahita ajya gushaka ibindi bintu bindi, agahita ashyira umutima ku kindi kintu agiye gukora. Ibyo ntabwo byakabaye ari ukuvuga ngo byatangiye muri fondoma, ahubwo
ni situation, ni imibere, n'ubuzima, naho ubuzima bugeze. Niba umuntu mwahamagaranaga 3 ku munsi cyangwa 4, uyu munsi urashaka ko guhamagara kangahe kandi muri kumwe mwaryamanye mwararanye mu rugo, urashaka ngo guhamagare kangahe? Niba hari nawe kwa kundi yagushakaga rega nawe ugomba kumushaka. Niba mwagiranye mu rugo, igikorwa cyo gushakana no gushiresana gishobora kuba wenda kiri hari, ariko nubwo kitashira cya fiançailles, reka mvuge ya periode y'ishyushye ya fiançailles, urukundo rwo ruhoraho, rwakabaye ruhoraho, rushakwa n'utuntu turuhemberera, utuntu rwo kuvuga ngo uyu muntu ndamukunda, hari ibimenyetso cyane ko hari buriya nubwo tunashakana, buri muntu aba afite na karagiteri ye cyangwa se uko ateye, uko ameze mu bijyanye n'urukundo. Hari umuntu ushobora kuvuga ngo uriya ngo afite ukuntu akunda akanaka, akundana undi adafite, ugasanga ari mu by'ukuri nujya gushaka nuvuga uti uyu njya kumwemera se sinabibonaga, ugasanga umuntu ngo baramutwaye. Barabibonaga, ariko nk'uko umuntu ahita, hari uvuga uti nk'uko umuhitamo mukabana, hari igihe umuhitamo wenda mu bo uzi, ukavuga ati mu bo nzi uyu nguyu ni mwiza. Ariko se iyo mumaje kubana, y'amaso abona beza, y'amaso abona ibyo bindi, abakobwa beza baba bahari n'abagabo beza baba bagihari nubwo mwamaze kubana. Kavuga ati rero n'ubundi nubwo twabanye, hari ukuntu mbona wa wundi turi kumwe, niba wenda byatewe nuko amaranye igihe kandi akabona abandi bashyashya atamenyera kumva icyo cyamukorora. Ariko iyo abantu bamaze kubana, y'amaso abona abandi ko ari beza, abapfuye. Ntabwo amaso abapfuye, ahubwo buriya niba nabyita icyanga cy'urukundo kigenda kigabanuka. Yego. Kigabanuka bitewe wenda n'ubuzima nyine, no kuba abantu bari kumwe mu rugo, cyangwa se hari inshingano bafite kandi wenda bagomba guhuriraho, ugasanga hari icyanga kigenda kigabanuka cy'urukundo. Ariko iyo abantu bagize barabihembera, akabimenya, umugore akabimenya, akavuga ati nabigenza gute, nakora iki ku mugabo wanjye, nakora iki ku mugore wanjye kugira ngo urukundo rye. Ariko amaso areba yo, ntabwo umuntu yagenda ari impumyi, ntabwo umuntu ibitekerezo byareka gukora, ntabwo amarangamutima areka gukora, kuko umubiri umuntu arakomeza akaba, ahubwo kuvuga ngo ngiye niyemeje iki, niba ngiye kubaka niyemeje iki. Akenshi iyo usanze uwo muntu amarangamutima yo kureba hanze cyane kandi yaramaze gufasha icyemezo, n'abantu usanga ingo zatunaniye, ingo zananiye abantu, ugasanga urugo rwamunaniye. Umwana w'umukobwa ageze mu rugo aracyari kumwe na ba ex, baravuga ngo ni ex, ndi ati nta ex ngira. Wa muntu ko wafashe umwanzuro ukagenda ukajya ugafata icyemezo ukajya gushaka, wa muntu kubera iki mukigera na communication, ejo umugabo nabibona, ejo umugore wawe nabibona ko ufitanye agakungu n'abandi bantu, bizatuma urugo rwawe rusenyuka. Ubanza urebe ngo amarangamutima yanjye nyashyize kuki, uyu muntu koko naramujyanye narasize. Biravuga ngo umuntu agasiga akabana n'uwo bagiye kubana. Hari ibintu tukwiriye gusiga. Umaze kuba umuntu mukuru, niba uvuga uti ndashaka kubaka urugo rumeze gutya n'umuntu tuzashakana, hari ibintu ukwiriye kureka, hari ibintu ukwiriye gusa naho ubwo kureka mvuga ni iki, ntabwo ari ibintu biri inyuma yawe bigaragara, ahubwo ni mu bitekerezo. Turi kuri ibyo ngibyo rero, umuntu ufashe icyemezo cyo gushaka, akagira umugore akagira umugabo, ni iyihe myitwarire akwiye kugira ngo ahangane na bya bitekerezo cyangwa se na ba bakobwa beza abandi abona, ahangane na cya kibazo kimubwira ati hari abandi basore ndi kubona beza kandi bafite ubushobozi kuruta umugabo wanjye, hari abandi bakobwa ndi kubona kandi bafite ubwiza wenda isura iruta umugore wanjye, banampa ibyo nkeneye. Na cyane ko buriya hari igihe usanga abantu bamaze kubana bya bibazo bizamuka, abana bakeneye ikibazo by'ubukungu n'ibindi, ahubwo hari umuntu utambaza ibyo ngibyo. Ni icyo umuntu akwiye gukora cyangwa se n'imyitwarire akwiye kugira ngo ahangane n'ibyo bintu bishobora kuba byamusenyera urugo? Ukoresheje terime nziza yo kuvuga guhangana. Ubuzima bwose tubayeho mu isi no guhangana, no guhangana. Uriya n'abana abangavu, abajene, nk'uko n'ubundi ukiri umusore abantu bose utabakiraga ngo uvuge uti ngiye ndi hariya abakobwa bose n'abanjye, cyangwa se ndi open ku bakobwa bose. Nk'uko n'umukobwa atari hariya ngo avuge ngo abasore bose na wa wundi hariya ngo uvuge ngo nako ugiye gushaka. Nk'uko hari ukuntu ushobora kuvuga uti uyu munsi ntago nafashe icyemezo,
nkwiye guhangana n'ibyo bintu bindi biri imbere, nkwiye kugira imyitwarire nkahitamo buriya mu buzima. Amahitamo yanjye niyo angira uwo ndiwe, cyangwa se n'ibitekerezo byanjye, ibitekerezo mfite, imyitwarire yanjye, character yanjye mfite niyo izangira uwo ndiwe nuko nkwiye kwitwara. Uyu munsi niba biratangaje ko hari umugeni wumva, hari uwo numvise ngo yakoze mariage, tujya twumva abuhamya hirya no hino, akora mariage uwo munsi arana n'undi mugore uwo yashatse. Ibyo bita bikwereka ngo uyu muntu yakoze umugabo yashatse uyu mugore amushaka. Ngo hari n'abajya bajya gusezera, urumva abakobwa bakajya gusezera. Kwibaza ngo mu by'ukuri uwo muntu aba afite buriya mu mutima, nubwo dufite umutima cyangwa se n'ibitekerezo, hari ukuntu umuntu ashobora kuvuga ati nisubiyeho, fasha umwanzuro, icyerekezo cyanjye ni kiriya, ndagiye si. Kandi uko kwiyemeza, uko guhangana nk'uko twakomeje kubivuga, umuntu akwiye guhangana, kandi noneho ubuzima bwe bwerekeza mu cyerekezo cy'imbere, cyangwa se kiri positive, cyangwa se kiri cyiza, kiri cyo. Kuko hari igihe umuntu ahangana asa n'usubira inyuma, cyangwa se ajya mu bibi. Rero mu by'ukuri ibyo bintu byose, abo bantu bose bo kuvuga ngo kubareba, abantu bari ku ruhande, cyangwa se n'abandi bantu bose mwagendanaga, hari n'inshuti umuntu areka kuko ashatse, akavuga uti niba ari ufite abahungu bagukunda kandi mwanakundanye ntibikunde, bakaba mwararekanye, ukaba waravuze uti mfashe icyemezo kuri uriya, ukavuga uti aba bantu ndabaretse. Rwose mu buzima bwe, kuko hari ukuntu umuntu ashobora kubyuka mu gitondo akafata umwanzuro kandi w'ubuzima bwe kandi bikagenda neza, akabyuka mu gitondo akavuga ati ibintu nabigendeyemo numva nibimpaye amahoro, ndumva ngiye gufata umwanzuro. Kandi buriya niyo mahitamo y'umuntu, niyo bwo burenganzira cyangwa se liberty Imana yaduhaye bwo kuba wakwihitiramo ikintu kigufashije mu buzima bwawe. Nk'uyu muntu udukurikiye akavuga ati uyu munsi ndumva ibintu narabigendeyemo, natendetse abasore benshi, natendetse abakobwa benshi, ndababeshya, ariko ndumva ibi nta hantu bizangiza, bimbujije n'amahoro, guhora mbeshya, guhora ndimo uwo nabeshye. Hari uwo umukobwa yatendetse abasore benshi, barebye muri telefone yabo, ugize icyo mwaka asanga agiye amwandikaho amazina ameze ukuntu abantu badashobora kuvuga, bitewe n'uko yari afite abasore benshi atendetse. Urakwibaza ngo ubu buzima bwanjye buzaherera he? Urabatendetse, urashaka amafaranga, ariko si urugo rwawe urarutekereza ko abo bantu bose muzajyana, abo basore bose utendetse muzajyana muri urwo rugo. Ese nujya kumuhitaho urabizi neza ko wenda uriya uzaba uhisemo ari we uzaba ukwiye ku buzima bwawe. Ariko hari igihe umuntu abyuka mu gitondo akavuga ati mfashe icyemezo, ndiyemeje, ndumva hari bandi ndabaretse mpisemo kanaka, bakobwa ndabaretse mpisemo uyu mukobwa nyirarunaka, bikatuma wumva n'amahoro, wumva umutekano. Kuko hari abantu tuvuga kuri iki ngiki cyo kuvuga ngo nyuma y'ubukwe baraharukana, cyangwa se ingo zigasenyuka kuko yamubonye akavuga ko atari uwe. Hari abantu bari mu ngo babuza amahoro bitewe n'uko hari ukuntu bagiye batendeka abo bantu, cyangwa se bagira ukundi ukuntu bajya mu ngo ariko imitima idahari. Fata umutima wawe ujyane mu rugo, umushyire kuri urwo rugo rwawe. Hano mvuga ntago mbwira abagore gusa, n'abagabo n'umusore n'umukobwa, twese turasabwa kugira ngo umutima wawe ufokasinge ku rugo rwawe, ku muryango wawe wifuza kubaka. Nawe nujarajara ndafata aha, uzamera nka cya gikeri cyagenze mu nzira ebyiri cyangwa se nyinshi, kikananirwa kugira aho kigera. N'inama uhise uzitangiramo, na cyane ko buri umuntu ushobora kuvuga ko ubona utakimukunze, atakikubereye, buriya hagize nk'undi uza akamutwara, wahita ubona ko ari umuntu w'ikirenga, ari umuntu ukomeye. Ibyo kubwira umuntu byo ko atamukunze n'urwango, Satani abeba urwango. Umuntu ukaba waramurebaga, hari igihe iyo wumvise wenda zimwe mu ngero z'ingo zisenyuka, ukumva amagambo abantu bavugana, uhita wifata mu maso, niba ari mu maso, niba ari hehe, niba ari mu matwi, kugira ngo utabyumva, ukavuga uti ese aba bantu bigeze babwirana ko amukunda? Ukumva umuntu arimo aramutuka, amubwira amagambo mabi,
wowe urutwa n'uwapfuye, simba naraguhisemo, ubundi wowe umaze iki. Umuntu akabwira undi amagambo mabi, yaba ari umugore yaba ari umugabo, umuntu bashakanye, ni na mama w'abana be, ni papa w'abana be, ariko amagambo amubwira wowe urutwa n'utariho, rimwe na rimwe akabimubwira imbere y'abana. Ibi ni ihohoterwa, ariko kandi mu by'ukuri hari no kubwira ati imyaka yose tumaranye nta kintu na kimwe wigeze umarira. Ese koko birashoboka ko wamarana umuntu imyaka 5 nta kintu na kimwe yakumariye? Na wa munsi wenda wa mariage cyangwa umunsi bahuye niba bataranasezeranye, bahuriye mu ahantu bakemeranya kugendana, nta wibuka. Bivuge ngo hari izindi mbaraga zirwanya umuryango tutabona, ariko abantu bakwiriye kuba maso bakareba, ese uyu mugore wanjye ko namushatse mukunze, ni iki gituma mubona naho abantu bicana. Ubu hari igihe usanga akubwira ati wowe nzakwikiza, akaba yatekereza kumwica, kandi baranabica, tujya twumva ubuhamya. Ariko mu by'ukuri buriya ingaruka za biriya bintu ni uko urukundo rurashira, cyangwa se nta intego yatumye ashaka uwo muntu ntago yari iyo kubaka, reka mvuge gutyo. Hari uwari ufite kubaka, mugenzi we atabifite, bituma nyine umwe abona ukundi. Hari bose batari bafite kubaka, ahubwo ari ugucengana, ugasanga rero ni urugo rwo gukubitana. Noneho hari nabo bari bafite kubaka, bose Satani arabarwanya, kuko ni umwanzi w'urugo. Nkunda kuvuga ngo Satani iyo atanyura hagati y'umugabo n'umugore, ntabwo yari kushobora isi, nta nubwo yashobora sosiyete, ntabwo yashobora itorero, ntiyashobora sosiyete, ntiyashobora isi, ntabwo yayishobora. Ariko kuko azi ko kuba umuryango umeze neza, kuba urugo rumeze neza, umugabo n'umugore bumvikanye n'abana bameze neza, ariho hari umunezero w'isi, cyangwa hari umunezero w'urugo, hari umunezero w'itorero, hari umunezero wa sosiyete, niho anyura. Kukubona muri mu modoka mutavugana, mugiye mu kazi, muri abantu bavuye mu rugo rumwe, mwarashakanye, kubabona umwe yarafashe icyumba cye, undi ari muri salo, undi muhurira ku meza mutavugana, nibyo bishimisha Satani. Kubabona museka, mwishimye, mwasohotse musangira, ntago bimushimisha. Aho rero niho hantu usanga abantu barahuye bagiye kubaka, buri wese yari afite intego yo kubaka, ariko ugasanga ni impamvu zitandukanye, iz'imiryango, iz'abana, iz'imitungo, iza famille élargie, cyangwa se abo famille aho baturuka. Gusanga izo mpamvu zimwe na zimwe zirahari, zigenda zituma urugo umuntu akureba rwose akavuga ati cyewe naribeshye. Bivuze ngo umuntu wahisemo ubishaka, ufite gahunda yo kubaka, ukamuhitamo umukunzi, umubonamo icyerekezo, nta mpamvu yakabaye ituma mutandukana musenya urugo. Ntayo, izazindi zose ziza ku ruhande. Uwo mugore wawe ni uwawe, ni umugore mwiza, umugabo wawe ni uwawe, kandi ni byiza.